iyo unuvuga ngo we yashyizeho statiye yashaka gutambutsa message akimara igihe kikimara kuyifata ahita yisiba. Turi kumwe? Iyo bakwibya account none se uwo muntu wawe mwibya account wowe uzigihe yakuriyeho amafoto y'umugabo we bari kumwe, uzigihe yakuriyeho yavuyeho uyu munsi. Do you think ko tuzana mu gitondo tugafata inkuru tukavuga tugaterura tukavuga inkuru? Oya, tuba twamaze kureba twakubwira igihe amafoto yaviriye kuri account ye bwa mbere, amafoto y'umugabo yose akayavangura. Ntabwo duhubuka. None se mwabiwerewere mwe, dore iyi nkuru sinjye wayibazaniye. Iyi nkuru mwari muyizi, mwari mubizi ko rungumi sarimo n'umuzungu ni muri kubireba. Mutesi John ntibamutaye ibishanga, singiye inkuru mwabibonye. Dore inkuru, iyi nkuru tuba tuzifite, warebye soma ngiye inkuru. Ntabwo duhubuka. Bakaba mama b'urugo, amemta bagashinga urugo bagakomera, amemta bakabubaha mwebwe abagabo n'utumana dutoya, nyine nabyo tukaba tugomba. Rero kuba wiki biryoshe kubera this economy is not easy. Kera na ba mama wacu n'abakuriye babaga bari nko mu murima bari ahantu hatari pressure yi development ya society y'uyu munsi. Ugasanga baba muri community aho umubyeyi abyara, ugasanga ababyeyi bagenzi be bari ruhande rwe bakamuzanira ayo mata bakamufasha guhinga aho yaragejeje agakurira muri community. Uyu munsi community ntiba urabyemera. Ugasanga noneho wa mwana iko ku giti cye niba navuga gutyo nizi challenges zose za development zihari. Ako muri risange ngiye case mpura nazo z'abantu barongo bari batoya, ujye usanga ko abagabo barabasuzuguye bagashaka kandi abana biki gihe ntibari tayari ngo niko zubakwa tubyumvikaneho. Nukuvuga ibintu ababyeyi bacu baciyemo ntabwo ari byo ngewe sibi nacamo uyu munsi. Nukuvuga bari bafite challenges zabo nabo tuzifite, ariko ngewe wamubita ikofi rimwe ze hano ngewe ndi hehe. Rero ntabwo turi rede abana biki gihe, which I love abagenzi gende kubakunda ukuntu bari gukora ibintu byabo. Ntabwo bari ready gukubitwa, ntabwo bari ready gucibwa ngo mutakutemeka ngo ibiryo birakonje cyangwa ntibiryoje. Ntabwo bari ready nungi umusabye mu buriri my dear arakubwira you know I'm not feeling well. Abo bana biki gihe bazi kwivugira ibintu byabo bitandukanye n'abantu bake. Usanga hari abagabo muri no minsi bari gushaka abagore bakumva ko abagabo bari bube nk'aba mama wabo basize mu rugo, ibyo bintu ntibikora. So en bref et en général je peux dire que abana biki gihe ntibari ready muri niko zubakwa. Kandi ngewe pe nibyo mbabwira ko I'm happy that bagera ahantu bavuga you know what, enough is enough, let me step out. Ahega Godfather namwe muzaba ababyeyi, nta muntu ushaka ko umwana we bamuzanira ari intumbi, nta muntu ushaka kuzajya kureba umwana w'indera yagize mental health kubera urugo. Ngewe rero buri mubyeyi wose namuankuraje ubonye ko umwana wavuye muri ruriya rugo ari muzima kumwakira akamubwira mwana wanjye ngwino nguhondore nguha amata wari warabuze, ukamukaresa ukamubwira mwana wanjye ngwino nguhe n'akabere. Abantu tureke none se umubyeyi mugenzi w'ibere batafaka. None se umuntu no écoute iyo mvuga njyewe hari ibintu ndi kugereranya ni kuvuga akongera akamutetesha nk'umwana we mutoya. Ntamvuge ngo ngavuye muri uriya rugo ngo iminsi ingahe nk'uko numubariye. Njyewe ari umwana wanjye namubwira mama kuyapa hano ni wanyu, ntabwo urugo rwagutesha umutwe. By the way sindi kubivuga kubera njyewe ntabwo nzi case ya Vestine. Ni umwana w'umukobwa nkunda cyane, I love them. Nubwo ntari umurokore nkabo nkunda gukurikira indirimbo zabo, nkunda kubareba ukuntu bari beza bari natural. Njyewe bari abana ndabakunda cyane. Rero kubona Vestine kuri njye abaye intangarugero ku bana b'abakobwa benshi, niba ari ukuri koko yatandukanye, abaye intangarugero ku bana benshi bari kugenda bakaba basazi muri ziriya ngo abana benshi bari guta ubuzima. Ukabona umwana amaze gucuya, umwana akareka akazi akaba depressed ngo nurugo ngo nisubira hariya se bizaba bite. By the way iyi case yatumye kuri lunch ahantu ndiri turabiganira kubera mfite umucuti wanjye w'umufeministe nawe wabaye mu rugo rubi cyane. Twari turi kumubaza ariko wowe wabaye muri uriya rugo ute? Yatubwiye ko yabyaye umwana wa mbere, umugabo we w'umwari gukomera hari Kigali araza aterinda umukozi wo mu rugo nawe abyara umwana wa kabiri. Turamujya kuvuwe umuntu wawe ujijutse wahuriye n'umugabo wawe kuri kaminuza n'utaba muri abusing anurya ngo yashaka no kumusaba ku bintu n'injoro agafosinga n'umukozi. Ibaza abagore babiri bakabaryamira nawe ijoro rimwe dans une nuit. Ariko umugore arabitorera. Uzi ko ntatubwiye Godfather yatubwiye ngo nari mfite abana banjye shaka ko abana banjye bagira papa, ariko ngo n'amateka yanjye aho nari mvuye nkavuga mana yanjye nzasubirayo bavuga narasenye. Icyo kintu rero nicyo kiri kwica abantu benshi muri Afurika Godfather, aho umwana we aho bamwica ngo nzasubira iwacu ni igisebo ku muryango. Ahubwo si igisebo
actually hari culture batwigishije uyu munsi baratubwira ngo no hari community actually iyo umwana w'umukobwa wabo aje ari muzima they celebrate ngo mothers in the community celebrate ntabwo ari kuvuga ngo ba celebrate in the divorce ntimunyumve nabi ahubwo ba celebrate ko umwana wabo aje ari muzima so kuri njye nta gitangaza ahubwo nka famiye y'abanyarwanda noneho ahangaha reka nze ngende no kugira ishaka ry'umukobwa wacu nk'umunyarwanda aronga n'umunyamahanga tugomba kumwakiriza amagambo meza tukamubwira we are here to hear you niba ukeneye support yacu niba ukeneye kurira niba ukeneye umuntu ukwambrasa je veux dire kuguhaginga niba ukeneye amazi yo kunywa niba ukeneye we are here bino bintu nibyo Vestine agomba kubona muri community y'abanyarwanda ariko abantu kumubarira iminsi abantu gukora iki kumutega iminsi abandi kuza bakavuga n'ubundi niyo finisha agombaga kubona ko yavuye muri ba barokore bameze ukuntu sinzi nubaha cyane ariko bafite imyumvire yabo ukuntu ahubwo babarira space iyo yo gukomeza Vestine kumwereka ko hari ubuzima by the way ni umwana mutoya araka bwinshi kuturusha kwese so miye je peux vous demander nta nubwo muzi none se iriya message nasomye Godfather muzi ibyo yagiyemo cyangwa ibyo yashakaga kuvuga ariko Godfather kubona umugore w'umunyarwanda uza akavuga ibyo Vestine avuze my dear nukuvuga ko hari ibintu yabonye akaza no kubabwira uzi ko abanyarwanda tutavuga uretse rero story sa umva rero none ibivugwa ko iriya yari operation kugira ngo uriya mugabo bamwibe bamwibe iki amafaranga kuko afite imitungo mu Rwanda afite n'ibindi niyo urabivuga wiki icyo ni kimwe ikindi cya kabiri njyewe ndi wa muntu udakunda kugenda mu nkuru zo hanze ibwizo nkuru njyewe numvisize niziriya numvishije za mushambure vraiment siwe zizingiyamo kandi njye niyo kamere yanjye izo nkuru zo muri salon nizo twumvishije ko yavuze ko njye niya message mfashe sinshaka no kuyinterpreta kure ariko message wayibonye kugira ngo uriya mwana yashaka kumwiba amafaranga njye simbona umwana w'umukobwa wafata ngo Vestine yashaka kwiba amafaranga uriya mugabo twese abantu bavuga ibyo bashaka ntabyo batavuga ariko ubu ngubu nk'abanyarwanda vraiment Justine ni umwana wacu tureke ibindi nibiza bizaze ariko apana byaragiye njye numvaga vraiment twamuvugisha amagambo meza reka ngubye ngo nta mugore n'umwe ngewe nzi wagenda kubaka urugo afite gahunda yo gusenya petete niba mubazi itoke harabaza bashaka iyo mitungo n'ibige ariko ko hari abagore bafite imitungo bararabarira iyo mitungo koko niyo mutekereza ko yagenda I don't think so ntabwo nshaka kumuvugira ariko I don't think so abana bujanja barabatora kwa bane bujanja tepaje iyo demi amaliza cheza aka audio maze gukina uvanyemo iki nk'umuntu mukuru ntabwo nakumvishije neza hari aka video abwira muri umuntu we ngo aramutse yibesha agashaka ari muto nkuko byamubayeho urumva ngo yamumerera nabi cyane ngo ntiyamwemerera kuko we aragaragaza ko gushaka ari muto yari ikintu kibi kurusha ibindi amanika cheza tena usikiye ni bibi cyane n'abakuru ingo Doroka mwana wanjye kanse umwana umva hano Doroka mwana wanjye uzashaka ukiri muto cyane uzabure oya mwabantu meze mu byihorere Doroka zazabaretse namukubita iyo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashaka akiri muto cyane wese ufana tukiri muto oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye wese umugambi w'Imana ubaye oya mana yanjye urana wowe ukunze nagenda nyiri muto kujya wabyumvishe urabyumvisha bisobanukiwe ni ukuvuga nyine ntabwo umuntu atinya ishamba siko bavuga atinya icyo bahuriyemo nibyo birabasemaka yego ni ukuvuga nyine arabizi ibyo avuga uriya mwana afite n'ubwenge bwinshi cyane agiriye abana benshi inama kandi njyewe nakunze ko she came forward n'ubundi yabiceceka nta nubwo mwari kuzabimenya rero kuvuga ko yaje kubivuga ni impamvu y'Imana ntimumutera amabuye mumuvugishe neza ziriya ngo ntizoroshe n'abakecuru zarabananiye merci beaucoup Sylvie nibyo nashaka kumva wow thank you so much ingo ntizoroshe muzigende bo buhoro kuko manimba ndani urakoze cyane uzigendamo uri mine wambaye antibal donc il faut être mature mature il faut être mûr merci beaucoup Sylvie sawa
abafeministe nari mbizi ko ari buze gufata uruhande rwa Vestine niba ari Vestine niba ari Dorcas sinzi izina rye urukumva ngo umugore wanjye niwe mutoya kuruta uyu nguyu Vestine ndebera ikigoryi hano